Oui, allô? Allô? Oui, karame gravite. Ni sawa, meze bon? Meze bon, minsi myinshi. Saa myinshi kabisa kuva nagerayo nyine naragize nakomeje kuruhuka rero mu Rwanda runyishe. Sha birumvikana. Aho se wasanze ni sawa, aho wasanze bimeze bite? Harakonje? Sawa. Umva urakonje umuntu uvuye mu Rwanda. Ntago ashobora kuza hano kwiyakira sinanabishobora. Harakonje mbega klima we. Ibaze sha pole nyine. Nakundi. Nakundi nose umva naguru ku kazi se nizeye ko naguteranje. Oya sha uyu munsi mfite off ntabwo nakoze. Niriwe mu rugo. Kunizo ufite abazigize mpariwe none ubwo yuse kuzigwa ruko ndahari. Ceceka nyine narakoze cyane kirya gihe impamvu batayimpaye boss ntabwo yarahari yarari hanze kandi yadahari ntabwo nshobora gusiba rwose ndabyumva umva rero umva ngende sinshakubwira ikintu ntabwo nyine nzi nimba uri bubyumva ariko iyi nashaka kugira ngo numve kuri free none tuganire nimba uri free rero reka nkubwire ni amahoro ni amahoro umva maze ni byiza niyo matsiko mubarira uribuka cyagiye nyine igihe twatemberaga ku muhazi yego y'amafoto narayapostinze noneho hari umutipe nyine hano uba hano w'umunyarwanda abana narapostinze narakomentinga mbata umwana ko namukunze ibintu nk'ibyo nyine ndamubwira nti nyine ngira ngo ni ibintu biri blague nawe nyine urabiza abasore se mbabona none nageze hano akomeza kugendaho arambwira ati mva ni ukuri mbwira uriya mwana nabonye ukunze kumupostinga ndamubwira nyine ni inshuti yanjye cyane yitwa princesse ni nk'umuvandimwe mva yarahiye yiruka kumbaza akambwira ati se uramuzi namubwira urumva princesse nyine nagize wongera ari za blague ariko mva yarakomeje no kuri bonariseri kandi ni umuhungu utagira utuntu two guca hirya no hino yitwa Ganza maze igihe kirekire hano ubwo rero kandi rwose mu minsi twamaranye nabonye nta musore nigeze mbona ndavuga none se abavandimwe ko nta kindi tubereyeho wakwihera uno muhungu ko uno muhungu ari zahabu shagra abahungu bani Kigali se byo ntago nyapfa kubijyamo shakuse nyine wowe nguwo uramwizeye neza se shareka nkubwire nukuri urabizi yego turabana ariko ni wowe uri hafi yanjye kuruta uko wari hafi yanjye yego ni wowe nshuti ntabwo naguha umuntu yizeye pe ni umutipe w'umwana mwiza uri seriye ugira umutima mwiza ufite ubumuntu kandi no kwisura ndahita nkohereza agafoto ke numva nanjye kugira icyo mubwira kandi nakubaza ngo gusaba uburenganzira nyine bwo kumuhana imbere cyangwa bwo kubahuza yego ariko pe nzabahuza ibindi uzabyibonera ariko n'umuhungu kandi ari seriye pe nyine ni umwana ndamwizeye pe nta kibazo sheri niba wumva umwizeye reka tugerageze wenda turebe icyo bizatanga umva uzishima wongeye kuziguha ngiye kumuha nimero yawe ibindi nawe uzabyirebera nta nawe ubwawe uri mukuru nyine uzirebera gusa mwembi ndabizeye kuko ngo postinga bakumbaje ni benshi ariko we sinizabo wabuhuye nawe kandi nawe ndabizi neza azaciyemo nta kibazo ni ukuri ndabizi ko utamitiramo nabi reka tugerageze turebe ikizavamo shareka rero mutanyimuha nyine witware neza nyine ntubizi se yitwa Ganza ni umusore mwiza w'inzobe numva ni nk'umumeti urahita umubona nyine nakwandikirwa kubera ko ari Grace amuhaye nimero nta kibazo kandi merci kunekerezaho ni ukuri aho sheri wanjye njyewe reka mbyuke nkora nyuma ya saa sita njye ku kazi yego urakoze kandi ugire akazi keza yego bizu nanjye ndikira ndakubwira umbwire sawa merci sawa wow pasi ya galasi subira iracamo
Muhamagarisha. Allo? Oui. Princess bite? Ni byiza. Umeze neza? Yameze neza. Okay. Ndashye kutamenye. Yego ntabwo nakomeye. Nitwa Ganza. Ntuye muri Belgique. Okay. Mushuti wawe yari yampaye nimero yawe nifuza ko twamenyana. Inshuti yanjye. Asangira inshuti nyinshi ba. Mu nshuti z'abakobwa zose ufite urumva ari ihe wakeka gutangira namba. Shaka mfite nyinshi se ahubwo mbwira. Wanyerehereza kandi. Okay, reka nkorohereza. Ni Grace wampaye namba yawe. Okay. Avuga nti reka menyane n'uyu muntu wenda ntawamenya. Shaka nzanishimiye kubamenya rwose Ashante. Ashante. Gusa mumpamagaye n'ibindi mu kazi. Sinzi niba twaza kubonana ku mugoroba, twaza kuvugana ku mugoroba. Okay, ntacyo byanshimisha tuje kongera kuvugana. Yego, nimva mu kazi ndababwira ntacyo turavugana. Sawa akazi keza. Merci. Merci. Allô? Oui. Princess bite? Wansanga muri birange? Kakanya. Sawa. Oui boss, nari mbitabye. Cara. Meze neza. Yego meze neza. Meze nk'umuntu unaniwe bite? Oya ntabwo naniwe. Banza ari ukubera narindi gukora raporo. Mwese maze ndakora. Abakiriya bagomba kwegera wabegereye se ubona hari ikintu bashobora kutumarira? Yego. Ari nabo ejo nari navugishije mbabwira ko arandi makawa tugomba kuzaboherereza mu cyumweru gitaha. Bambwira ko bazaversa amafaranga kuri konti kwa mbere. Ubwo rero nageraho nibwo natwe twaboreza product. Hari raporo nabonye ko hari abahinzi b'ikawa n'uburengerazuba ngo imvura yarabangirije. Hari ikintu mwabageneye ko tuzabahereza? Tutelefasoni nibo batugemurira ikawa. Numvaga tuzabiganiraho tukareba icyo twakora kugira ngo barebe ko twakomeza kubona natwe umusaruro wacu. Urumva niba byarangiritse natwe kubona ikawa bizatugora. Ariko twari kuzabasura tukajya kuri tele tukareba icyo twabafasha. Ibyo rero byose na leta nayo irabizi kandi ari amaraporo yagiye akorwa. Sibyo? Ngiye numva mwakora liste yabo yose mukareba ukuntu bangana mukareba nimba twabagena 200,000 300,000 comme ça. Umva ko yaba ari geste nziza cyane kugira ngo ejo umusaruro batazawujyana ahandi hantu. Yego. Niba ntibeshye bagiraga muri 350. Ubwo 350 ko baba benshi. Ni benshi niyo mpamvu nanjye nekereje kuri 200,000 dushobora gushiduka tuguye mu gihombo. Waba mu gihombo. Ntacyo twaba dufashe bake. N'est-ce pas? Yego. Tugafata bakeya then tukabagena abandi 150. Yego. Noneho wenda
ubushobozi ko buzagenda buboneka n'abari abakiriya dufite bo mu Buhindi baba bayitwaye ikawa tukafata n'abandi. So urabona umwaka ugeze kandi urabizi ko hari inama ngarukamwaka tujya dukora abakozi bose. Yego. Nashaka ko ukora raporo ukuntu akazi kagenze, ukuntu abakozi bitwaye byose ukabinkorera, amara kubinkorera ukabizana komsa ukanategura n'iyo nama. Yego. Tugomba gukora iyo nama, urabizi ko buri mwaka tugomba kuyikora tukareba se byagenze bitabo tugaye tukabagaya, dushima tukabashima, nabo dusezera tukabasezerera. Yego. Urumva ikintu gikore kandi ntibirenze iki cyumweru ntarabibona. Yego. Urabizi kuri 15 nibwo inama tuyigira kandi ziri hafi. Yego. Ngiye kubikora rwose. Hari ikindi kibazo ufite? Oya, nta kibazo mfite. No mu buzima busanzwe nta kindi kibazo ufite? Nta kibazo mfite rwose. Meze neza pe. Kandi ibyo musabye ngiye kubikora. Gerageza. Murakoze. Umunsi mwiza. Umbwire wa mushoferi wacu Ntambara. Yego. Urumva? Iriya modoka ntabwo nongera kuyigendamo imeze kuriya. Ajya mu garage ayikoresha. Yego. Ndamubwira. Hello? Ganza. Ni sawa, wongeye kwirirwa? Ya, niriwe neza aho gusa wowe wiruta. SAVA, umunsi wanjye wagenze neza. Urebye nta kibazo. Ya, Imana ishimwe. Ahantu wagomba kubona ari nkumbuye kumvira ijwi nanone. Nibyo. Kuko ukuntu umutsa umuntu agenda akaba mwiza ahantu hose n'ahantu n'ijoro rikagendera. Ndumva ari igikabyo nawe rwose ishyizeho. Ntabwo ari igikabyo kuko wayisenje kwanza ufite n'amatsiko wenda y'ikubito ntashobora kubona kumenya kuko kare nigeze kubikubwiraho graso nanjye n'umushuti wanjye yigeze kuguhungira kera guposta ndabona kubonye umukobwa mwiza kwihangana birananira. Nibyo. Ndamwinyiga ndamubwira ngo mborera umuze n'uyu muntu. Niyo nakumva ijwi rye gusa ikindi. Niba kumva uburyo nishimye kubona basongeye kumpamagara. Ahubwo urakoze cyane. Urakoze nawe cyane Ganza, nta kibazo rwose. Kumva kare nahoraga ndiba ku gafone mbwira ko wakongera ukuntu ariko none se Karame. Nari mfite icyifuzo numvaga twari inshuti. Bitwaye iki se? Kuba inshuti ntacyo bitwaye Ganza, kunguka inshuti mu buzima ni iby'ingenzi. Nari ngendereye. Ya, wumva wakwanga inshuti? Ugira n'umutima mwiza. Ntabwo inshuti rero kubona umuntu ukwemerera ubucuti ntako bisa. Nukuri ndabishimye kandi buri Karame. Ayisi yasubimereye ko turi inshuti. Ubucuti urabunyemereye. Ganza, nta kibazo ni ukuri. Ntacyo bitwaye. Nkoreye ijoro ubu ngubu burare mbese iyo mba nkuhozereye. Nta kibazo n'ubundi niduhura uzampobera. Ntacyo bitwaye. Ndashaka kumenya amasaha ukunda kuba uri gukora verbe kugira ngo njye mbona numva ari amajwi. Urebye aya masaha nibwo akenshi mba mvuye ku kazi. Yego, nibwo binyorohera. Pardon? Ano?
Allo? Oui. Connexion zo hanze nyine iyo umuntu ari hanze akavugisha umuntu uri hano muri Afrika connexion ziraceka. Sorry, I know. Ndimo mvuga icyati bisanzwe urasubiza nta kibazo. Ego nta kibazo. Ngo ndaga ngo profita ya masaha. Nta kibazo rwose Ganza. Cyane ko reka mute ubuhuki rero. Ngo tuzasubira kandi turakoze cyane ku mwanya. Urakoze Ganza nawe ijoro ryiza. Sasa. Okay, merci. Murakoze. Mbashimire ko mwaje ahangaha ku butumire bwanjye. Ariko ndizera ko musanzwe mumenyereye ko buri mwaka inama irakorwa. Rero munyemere mbashimire cyane nka timu dukorana vraiment muri ndashyikirwa. Ikigaragara cyo kampani yarungutse. Nababeshye kampani yarungutse pe. Nkurikije imibare yo muri comptabilité mfite hareba nuko kuri konte yahagaze kampani yacu yarungutse. Mukunguka rero bikesha mwebwe kuko mwarakoze pe n'abakiriya baraza kambira ati vraiment bara abantu mukorana n'abantu beza batanga service nziza n'ibyo byose ariko burya n'umuntu wakuze habamo imbere muri izo makuru zose. Ni muri urwo rwego rero nagerageje kureba ndeba kumukora ndeba iki n'abandi byose ngomba guhemba umukozi bitwaye neza muri kampani yacu. Nubwo mutamuzi bwose ko nimumuhera amashyi. Ariko ntabwo mwaba muri kumukekara? Amukeka boss. Amukeka. Okay, n'abatinze rero munyemerere fata uno mwanya nshimire mbikuye ku mutima umukozi wacu Princess. Vraiment ari muri bank ari kuri bari abahinde dusanzwe dukorana bose barambwira ati Imana kwihereye umukozi. Ariko nawe ntago abikora wenyine mwamuhari munamusapotinga buri kintu cyose. Niyo mwatsi raporo imera kugiye n'intahari kwa kunimba nagiye mu nama bagiye mu butumwa vraiment mbona ko asigara ku rugo nta kibazo. Kuri ibyo rero kampani yamugeneye igihembo. Rizi mfite amatsiko. Princess haguruka muri igihembo kampani yakugeneye. Princess kini igihembo tuguhaye ntago ari ubwa mbere tukiguhaye. Ndizera ko yari inshuro ya kabiri tukiguhaye. Ariko kuri iyi nshuro ngiyewe ku giti cyanjye bitari kuri kampani bitari kuki hejuru ya kino gikombe tuguhaye yewe nkwemereye ko ya maîtrise bashaka gukomeza nzayishyura. Nzayishyura uko uzahagaze kose njyewe nzayishyura. Murakoze cyane. Kandi rwose ntucike intege. Nagira icyo nongeraho niba mwari nta kibazo ubu rwose niwe uyobora aha ngaha ijambo ni iryawe. Ibintu birandenze ntabwo nari mbyiteze kuko akazi mba numva ngakora nk'inshingano zanjye. Ntabwo nexpectinga ko nk'uyu ibihembo kuri uyu munsi ariko ndabashimiye mbikuye ku mutima kubwo kunshimira. Ndashimira na bagenzi banjye kuko baranyorohereza mu kazi ntabwo nishoboza. Ni ukuri iki gikombe nawe ndacyakesha. Ndifuza ko ubutaha nawe buri wese iki gikombe kizamugeraho kandi tugakomeza gufatanya kampani yacu igatera imbere bityo boss nawe nyine akajya tumenyera agashahara. Birumvikana. Murakoze cyane. Yego. Vraiment nawe urakoze kandi tuguhereza igikombe ngo wirare. Murabizi sinabikora. Kuri urwo rwego rero twavuze ibintu byinshi twagize gute
n'imari yawe ntuzagikika murabizi ko buri gihe dukoze inama ntabwo birangira gutyo kuri ibyo hari hoteli na rezerve yo gutya n'imyanya niho tugiye kujya baba mufite inshuti mwamugize gute muzizane twicare twinigure tuganire duserebure no ku gikombe mu bana mwacu abonye mugira ikibazo kandi nitugerayo rwose nisanzwe kampani yungutse amafaranga menshi cyane ku buryo gukuramo miliyoni kwakira abakozi gusa n'ibintu byoroshye cyane ntugire ikibazo rwose ubwo rero hasigaye umwana Hey Betty, umeze bo? Okay, bitese. Ni sawa sheri wanjye. Umva nkubaze, wabonye igihembo princess, wabigizeho na stati ya princess? Nayibonye sheri, nayibonye mba ndishimye cyane. Nawe se wayibonye? Nayibonye nyine nabonye yahawe award ibintu byashyushye. Yego sha. Wayibonye te? Turamukizwa n'ikizi stati ze ni kuzireba. Ni ukuri njyewe nabonye yarayikwiye kuko uriya mukobwa ni umunyamwete mu kazi, umwana witanga, ni ukuri n'umwana mwiza yarayikwiye. Aha, usavuga ngo iki? Ntavuga ngo kise kujya ahubwo dushaka ukuntu duhura tubinywera amazi ni ukuri. Sibyo? Aisha, turanakumburanye. Urumva? Basa 12 uze kungeraho. Nta kibazo. Atinze location we gusa. Umva wasanga natumije kefu zidare ko zikunda. Wabimenye be. Sawa rero dusubiremo. Sawa shushu. Bona ngo princess koko abone ibihembo ntabyo mfite, abone akazi ntako mfite, turangana twarakuranye ibintu byose yagezeho nta na kimwe mfite ku muntu mworyo. Sawa, umunsi urabona kazi turi bimeze neza. Yagize gute? Nagiye kize kijya nkumva. Ndabangamiye nkumva sinzi ukuntu meze nkumva nta kintu nshaka muri iyi. Ndi ubusanzwe dusanzwe izi ko ku kazi ufite morale wishimye do kuda story hako umunsi urabona ko wandi byata. Ariko n'amasinezite na yankoze mu kwabo. Hako nagwaga kufika gufasha. Nafasha Africa mitira amfasha. Nani ntari muri moto bagize ntuza ejo nagiye muri party ya princess. Ewana yagize party nziza turangwa naje mu kazi ifite hangover ndavuga tukatira hano mugora mwaga confidere ko nibona nagira nuza hangover yashira. Nanjye nyine opfe kumbwira ndavuga ati sha wa mugani warose wabyukaga reka twigende n'ibintu nk'ibyo. No musweza neza byawe cheka byata ndi kubeshya abanyakigali. Nibyo n'abatotse b'ikigali no meze. Aranga bityo bintu. Baramamagaye wana. Cyo kwitaba. Hello? Yes, Ganza. Ya, salama makuru. Kigali SAVA biragenda. Akazi byo irimo rwose na stress akazi ntabwo byoroshye. Ndaba mu modoka turafite ndacyabirimo ndacuruza. Kagira imuriro rinde. Gahera. Yana, Kigali meze neza no misi y'abatoto. Nakwambia kabisa. Uragenda ibikari bigakebana. Aha. No witwa ndetse wasanga muzira. Oya mukiri. Ibizina wenda wasanga mu bakolege mfite nabo muzida. Princess? Sure. Man, ho nyereka ifoto yiwe ko hari umukwaduko dukorana twa princess wasanga ari. Uragereka agafoto ke ndebe. Namubonye ni wana. Man, uko mu bebe dukorana? Turakorana ku kazi yitwa princess.
ahubwo bro wahisemo neza waraye nakwambia ahubwo n'ejo ubundi mu kazi aheruka guhabwa igikombe cy'umukozi witwaye neza bosi yakoze inama n'abakozi bamushimira nk'umukozi w'indashyikirwa mu kazi iyo modoka ndagira ngo kwanza uzanayimumbere niwe byose ngomba kubita umukabingira ndaje nkwereke kuri WhatsApp ubwoko bw'imodoka dufite butandukanye then noneho iyo uhitamo nta kibazo ubwo transaction turavugana uburyo bwa payment niba nta kuri inshuti yanjye se nta kibazo gihari nuzi ndakwereka uhitemo dufitemo ubwoko bwiza dufitemo ama Hyundai dufitemo ama compressor meza nta kibazo woragira sawa sansande kandi ngusunike kuri WhatsApp nzakamanika hehera ganza Allô? Oui, Ganza. Ça va? Yeah, meze neza. Voice. Meze neza. I'm very happy. Nguhamagaye ngo first. Habaye iki? Nawe ibaze ikintu gitumye nguhamagara mbishije. Ganza. Abanyamuzamuye mu ntera Celestation. Merci chérie. Ahubwo umwiki mu muremere kuko ndumva ntago bibo. Amazi. Kana umukobwa mwiza gutya mu mazi. Niyo ushobora. Uyu munsi umbwira ikintu ushoboye kabisa ndagutamo. Karamel. Birashimishije neza mbona ko ntigeze nibeshya kabisa. Sure. Ubwenge ufite ubusabire mwiza ndasahira umuntu kameze mu by'ukuri Ganza nanjye ibi bintu ntabwo nabitekerezaga nyine bya mbere nka surprise pe nagiye kubona nanjye mbona bigenze gutya mpawe igikombe ariko sinzi njye mbona nta bidasanzwe nkora akazi kanjye nk'uko bisanzwe ariko nakora byagenze wari ubikwiriye akazi kashaka ugakora neza cyane ndagerageza uko byasa kose ahandi bwagenda yose yego meze neza cyane nakubajije inzoga nk'ikimba nawe wagize ngo ntazi ari burazi ngomba kuguferesita kandi nkabigushyira no mu bikorwa Ganza ibintu byose ndabe nk'ukuyemo inzoga uze gufata icyo ushaka umufagitire nabi okay ndashimye nta kibazo okay cyane ngira ngo mwese tazana n'indi mu kazi gato reka nkomeze ubwo bakomeza nta kibazo merci beaucoup akazi keza Ganza wanjye rwose bite byiza kwitaha ça va kiragenze neza kugenda neza gute n'agakofi n'akabiswi uyu mugoroba ndashaka ko dukorera princess surprise ndagira ngo tumuhamagare umugoroba tusagira agakofi ariko hari na surprise sheri we yamuhaye yamugene no munsi ni sawa ibitekerezo ni sawa cyane tumuhamagara tujoninga umugoroba wamuhamagara akatujoninga tukanywa kofi then tukaza kumubwira ko ahantu ushaka ko tuguherekeza tukamwereka gift what do you think about it? Yeah. Sibyo? Yes. Katumuhamagara
Mwamagare pe nanjye mba nk'agakofi. Ufite kofi nziza ngaha cyane kabisa noneho ku kabiswi ko kanjye. Allô, princesse. Ça va? Wow, weekend yagenze neza? Ya, joyeux anniversaire. So, uyu mugoroba twifuje ko twahura tugasangira agakofi handi dukunda guhurira. Ya, byakunda ko waboneka tugasangira. Ya, ndi kumwe na Gigy turi hano dukunda gusangira agakofi wakwigora n'umunota muke katugeraho nta kibazo. Ya, sawa, you are welcome. Yego. Akubwiye? Ya, princess nawe araje. Umuturabiye. Anese ubwo wayidekoje. Sorry? Wayidekoje? Ya, gift bayidekoye imodoka irateguye nta kibazo. Tumara gufata agakofi turajyana nawe tumukore surprise tumwana contact z'imodoka yiwe. Arahiye pe. Hello. Wow, princess. Ese abonetse. Bitese. Peter. Ubobere tene ntabwo. Wana joyeux anniversaire wa. Happy birthday. Ça va? Ça va. Yeah. You are welcome. Thank you. Happy birthday. Sanstu. Happy birthday. Abana. Muri Flms. Murakoze cyane. Ni karibu sana. Ya, Sanstu gutegereza na Gigy. Tujya nsangira agakofi. Okay. Shamwa kwaze kunzirikana se Gigy bite byawe. Byiza sheri. Wowe turahorana ku kazi ariko wowe bite? Ahanjye narumiwe ngise kwambanye. Nari nakurakariye ndi kwibaza ku burije nta message wampaye ntaki. Teta surprise. Surprise. Nzo yagishinga za multiprise. Okay. What do you want to drink? This is your dad. Let's go on the African tea. African. Ariko ndumva nanywa agakofi uyu munsi. Urabizi namwe murakemera ngo icyayi ariko namwe mukunda kofi. Yandi kwinywera akabraka wo bagukora ka. Okay. Kumurambwirira abantu ba hano bandebere bagira uko bangenza. Serveur. Tese. Umuntu wamwakire. Babona umuntu twakira. Arashaka kofi. Kofi y'amata. Yego. Bafite cappuccino, bafite latte, bafite americano. Fata ka. Ndafata African. Africano. This is your dad. Gigy. Honest. Kanda. Nta kintu nanga. Iwa boy, muna musikuna sala meze. No mwinde Gigy ahorana umwanya wo kwitaho ntago byananga. Niko nari akazi nkawe mu mbebe. Reba amasata Peter warabizi ibintu twirirwamo hariya. Wana stress zo ku kazi ntago babyoroshye. Ariko stress cyane. Sometimes unyuza mu kazi ugafata agakofi kahanga uraruhuka. Hari ubwo ntahananiwe numva mfite ibitotsi numva ndashaka guhita njya kuryama. Birumvikana. Birashyushye kandi ni ibintu bishyushye cyane. Uyu munsi se anniversaire yagenze neza? Shako niriwe mu kazi se gusa umunsi wanjye wagenze neza urebye nta kibazo. Abashuti bagukoreye kwa surprise bakuririmbe joyeux anniversaire. Kandi niriwe mu kazi bari kutunkorera gute? Ahubwo nawe rero nakurakarira ko Gigy nk'inshuti yanjye nta kintu ari kumbwira nta message nta ko naho ndabafasha. Uretse nta kuburira y'inome. Iyo kofi irashyushye ku rwego ndashaka kubabwira. Hari n'udukukizi natwo ufatisha. Ntabwo ngikunda ibintu biri secret.
kiragushyuhanye kirashyushye cyane ya ndabona icyayi cyakorewe gutyo ngo anegereze igihora Gigy ni nifuza ko hari ahantu mperekeza tukajya na princesse yego ni na byiza ko twahindura na miriye si byiza genda kwemera njye umufite mayo munsi Princess ndashaka ko duhaguruke duhindure miriye tugende anshaka ko ducana nyamara mwateguye ukozega uyishyira ngo na anniversaire yawe tumugushimisha surprise z'umunsi ni nyinshi cyane munjyanye he niwe haguruka tugenda kibazo ibi mbisige gisigi aho tugiye tuhasanga ibyiza ari birenze jase kwa gisigi sha umunsi mufite amafaranga Gigy we na Peter mwisha umuzungu okay tugende nta kibazo ntacyo nazagutwara Twagiye aho. yego twigendera harya Peter wazanye imodoka ya tugende ku modoka nazanye imodoka okay kapita duhe lift